Reka twerekeze mu Burayi gatonya tube tuvuye hano hafi. Mu Burayi ikiri kuba nuko ku munsi w'ejo twumvishe perezida w'iki gihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin yita abayobozi b'u Burayi yabise ngo n'utugurube dutoya. Niyo mvugo yakoresheje abita. Ahanini yari ameze nk'uri gutera ubwoba cyangwa se nk'uri kuburira u Burayi mbere y'igihe, ndetse anabaha agasopo, akaboneraho guha agasopo n'ubundi n'iki gihugu cya Ukraine, kuko yari azi inama bari gupanga yagombaga gufata ibyemezo yari kubyemeza uyu munsi cyangwa se muri weekend n'ubundi twamaze kwinjiramo, kuko byavugwa ko bashaka gufata imitungo yose yagwatiriwe n'u Burayi y'Uburusiya, by'umwihariko 80% by'iyo mitungo biri muri Belgique. Barangiza bagafata iyo mitungo, ayo mafaranga bakahita bayahereza ngo Ukraine iyo mitungo y'Uburusiya yafatiriwe akaba ari ikoresha mu ntambara mu gihe kingana n'imyaka 2. Gusa ntago ariko byagenze. Uyu munsi reka turebe n'ibiki byabaye i Burayi. Uyu munsi i Burayi bakoze ikintu kidasanzwe, aho bafashe miliyari 105 z'idolari. Ayo ni amafaranga menshi cyane, miliyari 105 z'idolari. Bafata ayo mafaranga, ibihugu by'u Burayi barangije barayaterura yose bayahereza Zelensky, kino gihugu cya Ukraine, barababwira ngo iyi ni inguzanyo tubahaye ariko itazagira, mbega ntago muzarenzaho inyungu. Kandi magambo yari nk'amafaranga y'ubuntu. Bwiye Zelensky ngo aya mafaranga miliyari 105 ni amafaranga menshi cyane, agiye kugufasha kurwana n'Uburusiya mu ntambara zawe mu gihe kingana n'imyaka 2. Gusa nubwo ibihugu by'u Burayi byemeje ibyo bintu, hari ibindi bihugu byinshi byo mu Burayi nabyo byanenze icyo gikorwa. Ko abenshi baravuga ngo gute dufata amafaranga yacu nk'ibihugu by'u Burayi tukayaguriza Ukraine. Ati kuko gahunda twari dufite mbere kwari ugufata amafaranga avuye mu mitungo twagwatiriye y'Uburusiya iri i Burayi, ayo mafaranga akaba ariyo tuguriza Ukraine. Kuki atari ko mwabigenje mugakora ku yacu? Impamvu rero ni ihe biteye. Ubundi Burayi bwari bwamaze kwicara burabitegura, buravuga ngo tugiye gufata imitungo yose twafatiriye y'Uburusiya iri i Burayi, niturangiza aba ariyo dukoresha cyangwa se tuyikoresha tuyigurisha, dukure amafaranga, niturangiza tuyagurize Ukraine yakoreshe mu ntambara. Ariko ibihugu byinshi byanze kubyumvikana, baravuga ngo ahaha, mureke guhubuka, mureke ntidukore ku mafaranga y'Uburusiya. Bikanza benshi gukoresha amafaranga y'Uburusiya cyangwa se imitungo yagwatiriye y'Uburusiya. Pressing financing needs for the next 2 years, and I'm very pleased to say we made it. We have secured an agreement that we can deliver on the financing needs for Ukraine for the next 2 years. Iyi nama yabereye ejo mu Buruseli, niho inama yari kubera. Abayobozi byarangiye bemeye ko ibihugu byabo bigiye kwikuramo amafaranga angana na miliyari 105 bakaziguriza Zelensky cyangwa se igihugu cya Ukraine. Ariko iyo ni plan B. Plan A nk'uko nayikubwiye yari yabananiye, batinye kugurisha imitungo y'Uburusiya, batinye kuyikoraho, bananiwe kubyumvikanaho. Ibihugu bimwe byaravuga ati niyo mafaranga dukwiye guha Ukraine ayo yavuye mu mitungo y'Uburusiya. Ibindi bihugu bikagira ubwo bikavuga ati nidukora ku mitungo y'Uburusiya bishobora kutatugendekera neza. None byarangiye imitungo y'Uburusiya yagwatiriwe mu Burayi batayikozeho, iracyafitwe, imeze neza, banze kuba ariyo bakoresha ngo bahe Zelensky. Kubundi bakubwira ko ngo iki gihugu cy'Uburusiya mu Burayi cyafite imitungo ifite agaciro kangana na miliyari 247 yagwatiriwe. Ubwo intambara yatangiraga yahuzaga Uburusiya na Ukraine, ayo mafaranga agera kuri miliyari 247 yaragwatiriwe n'u Burayi. Uburusiya ntibwabasha nyine kuba bwayakoresha cyangwa se buyagereho. Ubundi plan A cyangwa se gahunda bari bafite ya mbere yavugaga ko ayo mafaranga y'imitungo y'Uburusiya ari mu Burayi bagwatiriye, Uburayi buzamera nkaho bubaye buyigurije, buyafate niburangiza buyagurize Ukraine. None ayo mafaranga namara kugera kuri Ukraine yakoresha mu ntambara zayo, ariko ngo ayo mafaranga azishyurwa Uburayi ari uko Uburusiya ngo bwamaze kwishyura ibyo bwangije muri Ukraine, mbega bukabaha n'impozamarira, ngo ronongo nibwo Ukraine izishyura ayo mafaranga bakayasubiza Uburayi nabwo bukayafata bukabwira Uburusiya ngo ngaho nimwakira amafaranga yanyu twari twaragwatiriye. Iyo niyo yari gahunda ya mbere, iyo ariyo gahunda bari bicaye baremeza. Ariko bigeze hagati bagira ubwo baravuga ati ibintu byo gufata imitungo y'Uburusiya bishobora kutatubera byiza nk'Uburayi. Mbere na mbere ngo mu nama abambere bazamuye ibibazo baravuga ngo nidukoresha amafaranga y'Uburusiya tukayaguriza Ukraine bishobora kutuberamo ibibazo bikomeye cyane, bikaba byatugaruka, cyangwa se ugasanga Uburusiya burihoreye kuri twe. Abantu ba mbere babanje kugira ubwoba ni Belgique cyangwa se kino gihugu cy'Ububirigi. Cyagize ubwoba kuko buriya imitungo iri mu Burayi y'Abarusiya iyo nakubwiraga 80% by'iyo mitungo biherereye muri Belgique. Belgique rero yagize ubwo baravuga ati dushobora kwihorerwaho n'Uburusiya kuko twatanze imitungo yabo.
ikindi cyatumye nanone uyu muryango w'ubumwe bw'uburayi wanga kwita ukoresha amafaranga y'Uburusiya, hari ibindi bihugu byavuze ati nyamara nitangira kujya tugirana n'abantu ibibazo tugahita dufata imitungo yabo tukayigwatira, atusibye no kuyigwatira tugatangira kuyishora aho twiboneye cyangwa se kuyitiza no kuyiguriza tuyikoresha mu bindi bintu, bizatuma ibihugu byazaga gushora imari hano bitatugirira icyizere. Ati nk'urugero, ati nimba dufashe imitungo y'Uburusiya nk'ubu tukayiguriza tukayikoresha muri izo gahunda zindi zijyanye n'inyungu zacu, ati ni hahandi uzasanga igihugu nk'Ubushinwa kigira ubwoba kikavuga ati turekere gushora imari mu Burayi, ejo tutazagira ikintu tutumvikanaho bakahita bagwatira imitungo yacu bagatangira no kuyikoresha mu nyungu zabo. Kimwe n'Ubuhinde, kimwe na South Africa, bimwe mu bihugu ubusanga bifite ukuntu bifite ishoramari rihambaye muri biriya bihugu. Ega mu yandi magambo bashobora kuba baranabikoze cyangwa se baravuze ati duhe icyizere abantu batugiraga icyizere cyo kuza gushora hano amafaranga yabo, nabo batazagira ngo nidushwanaho gato ibyabo byose tuzabigwatira tubitware. Yandi magambo ibyo byose ubiteranije biri mu byateye impungenge Uburayi buravuga ngo mureke tureke amafaranga y'Uburusiya. Igihugu nka Hungary nicyo gihugu gisa nkaho cyarwanyisha ibi bintu, kiravuga ati bino bintu byo gufata amafaranga tukayikuramo tukayahereza Ukraine ni nko kuyajugunya. Ati ibihugu byinshi birabyemera, atari ko Slovakia turi kubibona kimwe, uyu ntago ari umwanzuro mwiza. Ati ndetse ibi bintu biraza gufata ibihugu by'Uburayi bigende bituganisha mu ntambara natwe gahoro gahoro. Ati ikindi nubwo bisa nkaho ari inguzanyo Ukraine tuyigurije aya mafaranga, ariko aya mafaranga ntago Ukraine izigira ibasha kuyishyura ngo iyadusubize, turayihereye. Ati ni nk'amafaranga ahiye. Kuri Zelensky we ni nk'intsinzi, kuko Zelensky yari amaze gutangaza avuga ati umwaka utaha nzaba mfite ikibazo kijyanye n'amafaranga yo kurwana urugamba, ati ndetse nkeneye nka miliyari byibura 50 z'idolari kugira ngo mbashe kuba nakomeza uru rugamba. Yagaragazaga ko umwaka utaha atabonye ayo mafaranga bishobora kwanga, niyo mpamvu Uburayi bwahise buvuga ati reka tumukubite miliyoni 150 y'imyaka 2, kuko Amerika yagabanyije inkunga cyangwa se y'ibikoresho by'urugamba yaherezaga Ukraine. Uburayi rero niho bwinjiriye. Andi makuru meza nuko nanone intumwa za perezida w'Uburusiya kuri uyu wa gatandatu ubwo ni ku munsi w'ejo ziraza kwerekeza n'ubundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Miami, bajye guhura n'intumwa za perezida Donald Trump baganira ukuntu kino kibazo cya Ukraine cyakemuka. Gusa nubwo ejo hazaba inama izahuza Abarusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika Miami, Vladimir Putin habura umunsi umwe ngiyo nama ibe nawe yatangaje amagambo avuga ngo ni mu nama ishinzwe kurinda abaturage yo mu Burusiya. Vladimir Putin yavuze ngo abantu bose bumvaga ko Uburusiya bazaburimbura mu gihe gito kadushwanyaguza nitwongere kwitwa igihugu. Ati turiya tugurube dutoya tw'ibihugu by'Uburayi, ati twiyunze ku mugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagamije kugira ngo baze barimbura igihugu cyacu cy'Uburusiya, niko yabise, kuko Uburayi bwifuzaga ko ari bwo buzungukira mu kurimbuka kw'igihugu cyacu. Ati bumvaga ko bagiye kwisubiza ibyo babuze cyangwa se ibyo bahombye mu gihe cyahahise. Ati Uburayi bwumvaga ko bugiye kwihorera nitujya hasi. Ese mwese ntago mubona ko umugambi bari bararemye wo kugira ngo igihugu cyacu cy'Uburusiya baturangize bananiwe kuwugeraho? Mgirira abawuti cheers, kinywaji safi kiba kiri kunyota, ndavuga nyiri cyubahiro gikwiye, igutinyura ntigutamaze, Ingwe Gin, ndetse n'imfura yo mu muryango igukura mu bwigunge ikakunga n'abandi, United Gin. Tutibagiwe American Gin, Bombastic Coconut Gin, nazo zigira ziti mu birori byanyu ntitugahabure, dore ko tutanasiga murumuna wacu mushya mu muryango, Fimbo Kiboko Lakio. Zose zisanga ku masoko hose ahacururizwa ibinyobwa bya NBG Limited. Wanaduhamagara kuri 0782 16 11 11, tunywe mu rugero. Niko Putin yavugaga, ati umugambi warabapfubanye burundu. Все эти попытки и все эти деструктивные планы в отношении России полностью провалились. Nk'uko byumvishe mu magambo ya mu ijwi rya Vladimir Putin,
yarengejeho none arababwira ngo mpaka biriya bihugu byo mu burengerazuba bije tukajya ku meza y'ibiganiro tugakemurira ikibazo mu biganiro, ibyo nibatabikora ati ibindi bice binini by'ubutaka bwa Ukraine ndaza kubyigarurira binyujije mu kugaba ibindi bitero bihambaye cyane. Andi magambo yabateye ubwoba mbere y'uko inama ibera muri Amerika, barababwira ati byaba byiza mugaranye imeza y'ibiganiro bitihise Ukraine ndaza kuyigabaho ibindi bitero bihambaye, ubutaka bunini bwayo bwose mbwigarurire. Twakwita nko gutera ubwoba cyangwa se nk'agasopo yatangaga kuri biriya bihugu byo mu burengerazuba. Putin yabikoze abivugira mu gihe giteye ubwoba kuko yabivuze ubwo yari ari mu nama, ni inama ubundi ngarukamwaka ya Minisiteri y'Umutekano muri kino gihugu cy'Uburusiya. Mbega ni inama iba y'ubuzima abasirikare gusa bari kuganira na Putin, abashinzwe ibya gisirikare bose bambaye uniform. Ndetse yarengeje aranavuga ati izi ntambara ikintu kiri gutuma ikomeza kuzamuka kurushaho igafata indi ntera ni ukubera Uburayi nibwo buri kubitera. Kongera ngo mwarabonye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye zisa nk'izibivamo zitangira kugabanya inkunga zatangaga, mbega zimera nkaho ziri kubwira Zelensky ati bino bintu wabyihoreye. Ariko Uburayi Putin yavuze ko none ngo ari bwo busa nkaho bwatangiye gutiza umurindi, kuko nabikubwiye none si no gushyigikira gusa, bamaze no kwikuramo hafi miliyari 105 z'idolari kugira ngo Ukraine ikomeze ihangane n'Uburusiya mu gihe kingana n'imyaka 2. Ndetse Uburusiya bwakomeje buvuga ngo nubwo abanyaburayi tuba twabihoreye atari ko intambara bagakeka ko turi gucika intege, iyi ntambara iri kure kurangira kuko twebwe nibwo tukiza mbega imbaraga zini zose. Ndetse akomeza baburira ati kandi iyi ntambara izarangira twongeye kwisubiza ubutaka bwacu bw'amateka. Aho ngaho yavugaga ko bashobora kwisubiza ubutaka burimo Crimea, bakisubiza Donbass, bakisubiza gice kinini cy'ubutaka cya Kherson ndetse na Zaporizhia ndetse n'ibindi bice n'ubundi bari barafashe mbere bikaguma ibyabo ari ibyabo. Kuva iyi ntambara yatangira y'Uburusiya na Ukraine, 19% by'ubutaka bwa Ukraine byamaze kwigarurirwa n'Uburusiya. Ubu byaba biri mu maboko y'Uburusiya. Uburusiya bukavuga ati nimutazi ku meza y'ibiganiro ndaza gufata n'ahandi henshi cyane. Zelensky ku ruhande rwe nawe muri Ukraine agakomeza avuga ati ntabwo turacika intege, ati ndetse abo dufatanije cyangwa se abafatanyabikorwa bacu n'abihugu bimushyigikiye mumfashe twereke Uburusiya ko ino ntambara butazigera buyitsinda, iyi ntambara tuzayitsinda. Ukraine mbega nayo iracyarimo 100%. Kadutegereze turebe ikiri buze kugenda gihinduka ubwo bamaze kubona amafaranga, turaza kumenya n'imyanzuro wenda iri buze kuva mu nama izabejo izahuza Abarusiya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabonye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yohereje n'umukwe we bazajya kudiringa n'Uburusiya, ubwo ikizava muri iyo nama n'ubundi byose uzabisanga kuri YouTube channel yanyu ya Rock Entertainment. Ibuka gukora subscribe, ndashe twikomereza.